dusenge dutangire kwiga. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abana bawe turanezerewe cyane kubw'ibyo dukorera. Tugeze umugisha udasanzwe kongera kwiga ijambo ryawe. Mwuka wera yakabakabye abana bawe, abashyiramo amarangamutima meza n'ubwuzu, batera intambwe baza kugushaka. None ubwo tugiye kwiga ibyanditswe byera, uduhe guca bugufi. Abamarayika bawe nabo bararyubaha, natwe uduhe kuryubaha. Kandi umuntu wese waja umuha amatwi yumva icyo umwuka arimo kubwira itorero muri iki gihe. Ukoze imbaraga zawe ku bitekerezo byacu, kugira ngo imyanzuro tugiye gufatira muri aya materaniro ibe imyanzuro yacu y'iteka ryose. Uduhe kugira ngo dukabakabe n'ibiganza byacu byo kwizera, tugushyikire, kandi ntihagire umuntu uva hano adashyikiriye isomo ryiza watugeneye. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Muri uyu mwanya dufitanye icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ibitero byagabwe ku kuri. Ibitero byagabwe ku kuri. Ndagira mbabwire ngo ukuri, niba hari ikintu cyagowe ni ukuri. Namwe uganira n'umuntu akamubwira ngo kanaka ngo mubwije ukuri kwambaye ubusa, ubundi byari ngombwa ko ukuri kugenda kwambaye ubusa? Ukuri kwaragowe, kandi reka ukuri kugorwe. Ntabwo ari ukuri kuba kwibasiwe, haba hibasiwe nyirako. Igihe Yesu yabwiraga abantu, ababwira uwo ari we, yarababwiye ngo ninjye nzira n'ukuri n'iki n'ubugingo. Ni ukuvuga ngo inzira ijya mu ijuru ni Yesu, ubugingo bubonerwa muri we, kandi umuntu utari muri we naho yabaza ukuri ntago yaba umunyakuri. Iki kintu muracyumvise? Abadivanisiti turi itorero ry'ukuri, kandi dufite ukuri. Ariko iyo utakiriye Kristo ntabwo uhinduka umunyakuri. Mu ijuru habaye intambara, Satani yarahagarariye ikinyoma, kubera ko Bibiliya ivuga yuko atavuga ukuri, kuko ukuri kutagize gute, kutari muri we. Ariko Yesu yari ukuri. Kandi ikintu gikomeye muri Yohana 8:44, Bibiliya yatubwiye ko icyaha gikomeye Satani yakoze ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Mu magambo make, kubuza ukuri ukabuza impamvu zako naho kwaturutse ntago bikiza. Igikiza ni iki? Ni ukuguhagararamo. Rusiferi yarazi ko Imana ariyo yaremye. Rusiferi yarazi ububasha bwayo. Ijuru yararizi, yarazi amategeko, ndetse Bibiliya ivuga ko yari umukerubu utwikira. Umukerubu utwikira mu magambo make bwari ubudasabwe bwo kurinda amategeko y'Imana n'ingoma y'Imana. Ariko kumenya ukuri byaramukijije? Reka da, kubera yuko atahagaze mu by'ukuri. Nongeye kubabwira muri uyu mugoroba, bantu b'Imana, muzi ukuri, mwarakumenye. Abazungu baraje hano barigisha, mumenye ukuri murabatizwa. Ariko ikibazo kirimo kugaragara hano ni ikihe? Guhagarara mu by'ukuri nicyo cyabaye ikibazo. Muri Bibiliya hatubwira ikintu gikomeye. Muri Yohana igice cya 18 umurongo wa 38, igihe Yesu yari ari imbere ya Pilato, Pilato yabonye abantu baje mu gitondo. Pilato yarajagaraye, yari afite ibibazo byinshi, kandi arimo no gutekereza ku matora yari yegereje. Uburyo yari yabanye n'abaturage byamwerekaga ko atari bwongere gutorwa. Yari afite ikibazo rero kimuremereye, agakubitaramo n'ikibazo cy'umugore we wari urwaye. Ibi byose byiyongeraga ku matiku y'Abayahudi bahoraga bashaka kwigaragambya. Igitondo kimwe Pilato abyuka ajagaraye, ariko uwo munsi Imana yari yamuzaniye amahirwe ya nyuma. Amahirwe ya nyuma yari amahirwe y'imfungwa yitwa Yesu. Yari izanywe mu gitondo. Pilato abyutse yitegereza induru, abayobozi b'amadini imyenda bayikozeho, hari abantu barimo gukoma amashyi batazi n'icyabaye. Pilato arangije, Yesu aramubwira ngo nazanywe no kugira ngo ngaragaze ukuri, uwo ukuri wese ankurikire. Muzi ikintu gisekeje? Murebe Yohana igice cya 18. Yohana igice cya 18, aya magambo arababaje cyane. Ijambo rya mbere Pilato yabajije Yesu, 18 umurongo wa 38. Pilato aramubaza ati, ukuri ni iki? Cyari ikibazo cyiza. Yesu ataragira icyo amusubiza,
Bibiliya ivuga ngo iki? Amaze kubivuga atyo ahera ko arasohoka ajya aho abayuda bari arababwira ati njyewe nta cyaha ngize gute mubonyeho. Ndagira ngo mbabaze abasomyi ba Bibiliya, Pilato yahawe igisubizo? Hari igisubizo yahawe? Kubera akajagari. N'uyu munsi hari abantu baza bakegera Yesu bakamubwira bati watweretse idini y'ukuri, watweretse ukuri kwawe, watweretse impamo y'icyatumye udushyiraho. Igihe Yesu atuje kugira ngo abasubize, kubera akajagari k'akazi, kubera akajagari ka bene wanyu, kubera akajagari ko mu rugo, kubera akajagari ko mu buzima k'abantu mwiganye n'abandi mwabanye n'abo musangira, ugahaguruka Yesu ataguhaye igisubizo. Iki ni ikibazo gikomeye abanyamadini benshi bafite. Uwo ni umutego wa mbere Satani atega kugira ngo abantu batamenya ukuri, akajagari. Niyo mpamvu amateraniro nk'ayi yateguwe, ujya kubona ukabona abantu utanatekerezaga, alo turashaka kuzagusura, nzazana n'aka, ugatangira uti se ko dufite amateraniro aryoshye hariya kandi ntakiyasiba, hoya uzemere usibe rimwe. Ugasanga Satani yateguye yuko iryo teraniro ry'uwo munsi usibye ryari rifitanye isano n'ikibazo wari ufite. Akajagari mukagabanye niba mushaka kubana n'Imana. Gushaka ukuri bisaba ko umuntu agabanya akajagari. Icya kabiri Satani atega, nimureba neza muri Yesaya igice cya 59 umurongo wa 14, ijambo ry'Imana riravuga ngo iki? Yesaya yanditse ngo iki? 59 umurongo wa 14, Bibiliya iravuga ngo imanza zitabera zisubizwa inyuma no gukiranuka kugahagarara kure, kuko ukuri kwaguye mu nzira kandi gutungana ntikubasha kwinjira. Ikibazo, abantu barimo barashaka kuba abantu bafite imanza, baca imanza zitabera. Abantu barimo barashaka gukiranuka bakajya mu bihanamanga bakarara basenga. Abantu barimo barakora ibintu byose, barimo barashaka gutungana, bagashaka no kwerekana ko bateye intambwe, bakiranutse, batagikora icyaha. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ukuri kwaguye he? Mu nzira. Niyo mpamvu mu misengere hafi ya yose murimo kubona uyu munsi harawe, iyo uvuze mu kuri ukerera ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukerereza amategeko y'Imana no guhamya kwa Yesu, umuyobozi w'idini araguhamagara akakubwira ati uzashinga urwawe, ndushinga nanjye byaramvunye, kuko ukuri kwaguye mu nzira. Umutego wa kabiri utuma abantu batamenya ukuri, barashaka gutungana ariko batemeye gutunganywa n'ukuri. Umuntu arimo arashaka gukomereza mu binyoma bye kandi agashaka kubigumana. Igitabo cy'intambara ikomeye, mutega amatwi mwumve. Intambara ikomeye, paji ya 43, ni icyigisho cya kabiri. Yego, ni icyigisho cya kabiri, paji ya 43, intambara ikomeye. Baranditse ngo nubwo ukuri kutigeze kubura abaguhamya, hari ibihe wasangaga ikinyoma n'imigenzo ya gipagani bisa n'ibigiye kukunesha byimazeyo, ndetse no gusenga Imana mu buryo nyakuri bigasa n'ibizageraho bigasibangana ku isi. Ubutumwa bwiza bwari bwaribagiranye, nyamara imihango y'idini yo yakomeje kwiyongera, maze abantu basigara bavunwa n'ibintu bikomeye basabwa gukora. Iri dini rivugwa hano ni irihe? Iyi mihango ni iyihe ko abantu benshi barwaye amatwi? Hasi basobanuye iri dini ryari ryo n'iyi mihango iyo ariyo. Ntabwo bigishijwe gusa gutega amakiriro kuri papa. Harya hari papa tugira twe? Iyi paje rero ntabwo igomba gukoreshwa ku itorero ry'Abadivanisi umunsi wa karindwi. Ntabwo bigishijwe gusa gutega amakiriro kuri papa bamufata nk'umuhuza wabo n'Imana, ahubwo bigishijwe no kwiringira ko ibikorwa byabo ari byo biba impongano y'ibyaha byabo. Gukora ingendo ndende bajya ahantu bitaga haziranenge, cyo ni icya mbere. Ni ikinyoma cyo kubwira abantu yuko Imana hari umusozi ibonekaho itaboneka ahantu hose. Hano hafi hari abantu bajya za Kanyarira, hari abantu bajya hano mu Ruhango kwa harya ni Yezu Nyirimpuhwe. Yego, n'abadive bajyayo kuko Imana ntabwo ikiba mu rusengero.
hari ahantu hamwe na hamwe Imana yatoranyije ngo isigaye iba abantu bakora ingendo bagiye kuyishaka. Abanyamafaranga bo barimo baravana bakajya muri Isiraheli. Mperutse kuganira n'umuntu wagiye muri Isiraheli, ageze kuri Yorodani asanga yarakamye gasigara akagezi gato, arababara cyane arangije ati bampfunyiki kibiribiri rwose. Ariko ngo yari yagiye azi ko ari buhuremo n'Imana rwose aho hantu mu buryo budasanzwe. Muri Bibiliya ntabwo Imana yemera abantu bakora ingendo ndende bagiye kuyireba, kuko hari igihe uzabusana nayo ukanyuranya nayo ije kurara iwawe ikabura aho icumbika kuko wagiye kuyishaka. Mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo ishaka igira gute? Iramwemera. Hari abantu bajya bakora ingendo zo kujya Kibeho, ariko ikintu nshimira Imana, abadivanisiti ntibigeze bavuga ngo umuntu wagera Gitwe niho hana Imana y'abadiviba. Nta muntu wigeze avuga ko wajya mu Rwanyeri akaba ari uhura n'Imana y'abadivanisiti, kuko Imana yacu ni Imana iboneka hose. Impamvu ni iyi. Yeremiya, murebe muri Bibiliya zanyu, Yeremiya harimo amagambo akomeye cyane. Hari abafite Bibiliya zanyu murebe Yeremiya 23 umurongo wa 23. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka arabaza ati, mbese mwibwira ko ndi Imana ya hafi gusa, ntari n'Imana ya hose na kure? Hari uwabasha kunyihisha yiyerereye simubone? Ni ko Uwiteka abaza. Sijya ukwiriye ijuru n'isi se? Amen. Ngiyi Imana dusenga yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, ibiri kwa muganga iruhande rw'abarwayi, ikaba iri kuri gereza iruhande rw'abacamanza n'umuntu urimo kuburana. Iyo Mana ikaba yagiye mu isoko, umuntu wafashe kredi ya banke imuri hafi kugira ngo batazamwita bihemu. Iyo Mana ikaba iri kwa muganga ku mugore ugiye kubyara, ibwira abaganga ngo ntibamurangarane. Muri ako kanya kandi ibiri kumwe n'abapfushije ababo ku irimbi, irimo kubabwira ngo naho mu gihe gito nkamuzura. Iyi Mana iba yagiye mu nteko zica imanza cyangwa se mu nama z'abanyapolitike, irimo kubabwira ngo ibiri bwigwe uyu munsi nibigirira neza abaturage gusa. Ikaba iri kumwe n'abantu bakorera Imana, ibereka amapaje bazasoma azahumuriza abantu ntababere uburozi. Imana ibera hose cyarimwe. Ariko muri iki gitabo cy'intambara ikomeye, abantu batangiye gukora ingendo ndende ahantu haziranenge, batangiye gukora ibikorwa byo kubabaza imibiri yabo, umuntu akiyicisha inzara. Muri Filipine hari umugabo wigeze kugendera ku musumari n'ibirenge. Abantu baribabaza, dufite abamama bagenda bakajya kwikingirana hano bagata abagore abagabo babo n'abana, mukazakubitana ari amagufa yanitse yonyine. Kakubwira ati nagiye gushaka imbabazi z'Imana none nyirakanaka yarazibonye. Ku itariki 20 saa 6 mama kanaka yabonye umwami Yesu abambwe. Yesu ari ku musaraba aramusekera, njyewe biranga, ariko Mana ndaziriki wajya ko nukabona umumama ararize. Yarashatse Imana ngo bikanga aho abandi bayiboneye. Umuntu bakamukingirana hano mu Ruhango byigeze kubaho. Umuntu bamwicazanya n'abandi, abandi bakazaza bavuga amatariki uko Imana ibahaye amasomo, ibahaye amayerekwa, ibababariye ibyaha. Arategereza biranga, bakazamubwira bati ubu niwo dutindije kuri uyu musozi. Umunsi umwe abonye bamurembeje acunga nka saa 6 bari mu gatotsi, ahita babwira ati ahahaha ati Yesu arabikoze. Bati biki? Ati nkuko izuba rituvira da rikarabagirana niko mbonye umucyo mu ijuru, wakuye umwijima mva n'ubugoryi bwose. Imana impaye isomo byukura bagirane saa 60. Barayije bati genda wari udutindije aha. Ibi byose ni ibintu by'ibinyoma mugenda muhimba, kandi Bibiliya ivuga yuko umuntu wese ugendera mu mucyo w'imuri yikongereje, ikimenyetso ni kimwe nuko azaryamana umubabaro. Nimwemerera Imana igira icyo ikora. Amadini yahuye n'ikibazo cyo kugendera mu nyigisho z'amarangamutima zibahumuriza, kandi birababaje yuko no mu itorero ryacu hari abantu bagiye bagendera muri uwo murongo. Muri icyo gihe mu gitabo cy'intambara ikomeye page 43 bakomeje bavuga yuko
abantu batangiye kuramya inzibutso z'abapfuye bitaga abaziranenge. Abantu bapfuye kera ariko bakavuga ko bahowe Imana, baratangiye bakaza bafata amagufa yabo bakajya kuyataba kuri aritari. Nta kiliziya n'imwe ijya yitirirwa umuntu idafite ibisigazwa bye ku ruhimbi kuri aritari y'iyo kiliziya. Ariko ikintu gisekeje, no mu madini ya kirokore ujya kumva ukumva umuntu aravuze ngo Imana iheruka tugifite kanaka, uko ni ukuramya abapfu. Imana ni iy'abazima. Batangiye kubaka insengero z'akataraboneka, bakumva yuko uko bubakiye insengero z'ibitangaza Imana, ariko izo nsengero bazishyiragamo ibintu byose byerekana yuko aho hantu atari ugusenga, atari ukuramya, ahubwo ari uguterekera. Barangije ibyo, batangaga amafaranga menshi mu itorero, bazi yuko uko utanga amafaranga menshi ariko wandikwa mu gitabo cy'ubugingo. N'ubu wabona hano hari umudivanisiti nawe ujya ubikora, akaza akabwira pasiteri ati sinjya mboneka mu materaniro, ku isabato mba ndi bize rwose, mba naniwe pasita, tuba turushye pe, ariko nzaza nohereza amaturo kuko Imana nayo nta kidakora, icyacumi nzaza numa intara yacu ibi ya mbere. Ariko ibintu by'amigisho byaranyihishe pasita, ibintu byo kuvuga ngo ndazinduka nze mu materaniro, oya, ku isabato tuba turushye rega, biterwa n'akazi umuntu akora. Pasita nubona ntaje rwose ntibizakubabaze, cy'ingenzi nuko nohereza amafaranga. Mu madini menshi y'ibinyoma abantu batanga amafaranga menshi bagera no ku rwego bizezwa yuko azabajyana mu ijuru. Michael Jackson, umuririmbyi w'umuhanga abantu bakundaga, yafashe amafaranga ye ajya i Roma, ajya gusura papa, ndetse avuga yuko yifuza umugisha mu byo akora. Umugisha arawuhabwa bitewe n'amafaranga menshi yatangaga i Roma, ariko avuga yuko gupfa azashyingurwa muri Mars. Ajya gupfa kubera amafaranga yari afite, bamushinje ko yafashe abana ku ngufu. Amafaranga yose yari atunze yayatanze mu rukiko kugira ngo bamufungishe ijisho. Uyu mugabo witwa Michael Jackson yapfuye akennye ku buryo na bene wabo nta kintu basigaranye ku mafaranga ye. Iyo udafite Yesu urangira nabi, n'ibyawe bikarangira nabi, ariko biba bibi cyane iyo wishingikirije ku kinyoma kidafite icyo kivuze. Abantu ibikorwa byose bakomeje kubikora, bahatirwaga gukora kugira ngo bahoshe umujinya w'Imana, cyangwa kugira ngo Imana ikunde ibagirire neza nk'aho Imana imeze nk'abantu, ikaba irakazwa n'ubusa cyangwa igahoshwa n'amaturo umuntu ayituye n'imirimo akoze, ababaza umubiri we kugira ngo yerekane ko ababajwe n'icyaha cye. Ubu dufite abantu barimo kwikingirana ahantu iminsi 30, nta kurya nta kunywa. Yesu, ndashaka yuko iminsi 30 nyimara ntarya ntanywa, unyishyurira inzu. Harya nagira ngo mbabaze, iyo umaze iminsi 30 uri mu butayu, nyirinzu wari umurimo ukwezi kumwe, iyo ugarutse usanga yabaye angahe? Ariko ni munsubize, yabaye angahe? Niba wari ufite amahirwe yo gusohokana igitanda na matora, byibuze ukajya gukodesha ahandi, usohokana iki? Igikombe n'uburoso bw'amenyo. Imana yahaye abantu ubwenge bagomba gukoresha. Gusenga tugomba kubifatanya no gukora. Ikindi, umutego Satani ukomeye yateze, mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 15, Satani yumvishije abantu ko umuntu uri mu itorero cyangwa mu nzu y'Imana atamenya ukuri. Uyu ni uwundi mutego, ariko iyo bigeze hano iwanyu bo, uyu mutego Satani yarawuteze, kandi iyi bombe yaturikanye abantu benshi. Satani yumvishije abantu yuko kugira ngo umuntu amenye ukuri kandi abashe kukuvuga neza, bisaba yuko atagomba kuba ari mu itorero. Ariko aya magambo asobanura iki? Rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, tujyane rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 15, handitse ngo iki? Ibyo ujye ubizirikana kandi ari byo uhugukiramo, kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose.
kugira ngo umuntu ajye mbere mu by'Imana birasaba iki? Bagiye kubivuga hasi. Kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose, wirinde ku bwawe. Aho ndimo ndasoma igice cya mbere umurongo wa 14 umurongo wa 15. Turahita tunasoma umurongo wa 15. Wirinde ku bwawe no ku nyigisho wigisha uzikomeze, kuko nugira utyo uzikizanya n'abakumva. Igice cya gatatu umurongo wa 15 rero Pawulo agarutse ku kintu cy'itorero. Umurongo wa 15, kandi mbikwandikiriye kugira ngo nintinda uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana. Inzu y'iki? Y'Imana. Uzamenye ibikwiye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, ariyo torero ry'Imana ihoraho, ari nayo nkingi y'ukuri igushyigikiye. Amen. Ukuri gushyigikirwa n'inkingi y'ukuri, ariyo torero ry'iki? Ry'Imana. Kubw'ibyo rero umuntu wagize amahirwe akaba ari mu itorero, ikizakubwira kuri mu itorero neza nuko uzamenya ukuri kandi ukuri kukakubatura. Iri somo ntabwo ritwemerera yuko umuntu azumva yuko yamenya ukuri kandi akezwa nako ari uko atari mu itorero. Iyi ni imyumvire itari ya Bibiliya. Satani yakomeje urundi rugendo, aragenda yumvisha abantu ko ukuri guhora guhindagurika. Ikintu gishobora kuba ejo cyari ukuri, uyu munsi kikaba ikinyoma. Abantu baragenda barabikora ibyo bintu kugeza ubwo uyu munsi wa none umuntu akubwira ngo mu myaka 20 ishize, mbere ya Covid gato, itorero ryari iry'Imana, ariko muri Covid ryahise riba Babuloni. Ukibaza, ese mu buhanuzi Covid ifite icyo igomba gukora ku itorero ry'Imana ku buryo uko Imana yarirebaga byahinduka? Reka da. Uko Imana yarebaga itorero ryayo ryo mu gihe cya 7 rya Laodikiya, mu gihe cya Elena White, niko ikirireba. Ahubwo igihinduka ni twebwe abanyabyaha bahora basimburana kuri icyo kibuga. Hari abaza bakaba beza, hari n'abaza bakadanangirwa bakaba babi. Ibi iyo mubirebye neza, turamutse tugiye mu Bafilipi, Abafilipi harimo amagambo nakunze cyane. Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 16. Satani yazanye indi turufu. Iri somo abantu baryumva nabi, ariko rero ukuri dusohoyemo aba ariko tugira gute? Dukurikiza. Ukaba uvuye iwawe wakubitana n'umuntu mu muhanda agahita akubwira ati hari ahantu nubwo ugiye gusenga umwuka w'Imana nta kihaba, kandi ntubipinga ibintu mubwiye. Ijambo ry'Imana yavuga ngo ukuri dusohoyemo aba ariko tugira gute? Tugenderamo. Umugabo yagaruka y'umugore akambwira ati se tujye gusenga, tereka adasinzasubirayo. Ukuri dusohoyemo niko tugomba kugenderamo. Ndagira ngo mbabaze, vuba bidatinze mu myaka mike yishize, mutekereza yuko muri iyi Covid byagenze gute? Nigeze kumva audio, sinzi niba namwe mwarayumvise, y'umuntu wavuze ibitangaza byabereye hano iwanyu Gitwe, uburyo hari abantu bari bagiye gukingirwa ku ngufu, ngo hari abadaso n'abapolisi, ngo maze ngo bafata abantu b'Imana hano bose bajya kubakingirana muri stade. Ariko ngiye maze hano icyumweru n'iki, stade yanyu ntago ndayibona. Babakingiranye muri stade, bashyiraho umunsi wo kubakingira. Umunsi wo kubakingira ugeze, bafata inshinge, inkingo bashyiramo imiti, ngo barabazirika, noneho ngo bagiye kubaterera rimwe ngo inshinge ziragwa. Abadaso bose ngo ba hano bahita bavuga bati turahinduka abantu b'Imana, Imana y'aba bantu iranesheje. Icyo gitangaza nta bantu bumvishe audio barimo rwose. Ubwo rero hano iwanyu hari stade kandi Imana yaratsinze. Kubera iki ibinyoma byitabazwa mu bihe by'amage? Iyi Imana atari yo ihagarariye ibintu, abantu bagerageza kubihimbira inyigisho zo kugira ngo ibyo bintu bikomere mu mitekerereze y'abantu. Ariko ukuri
kugomba gukomeza kuba ukuri, ntikugire ikindi kintu kikuvangira. Hari amagambo nasomye mu gitabo cy'ivugabutumwa paje 455 na paje 456, baranditse ngo ikinyoma ntigishobora guhagarara cyonyine, kandi iyo kitihambira nk'indiririzi ku giti cy'ukuri, bidatinze cyari kuzimangana nticyongere kubaho ukundi. Ikinyoma kivoma ibikibeshaho mu kuri kw'Imana, nk'uko imbuto z'indwara arizo mikrobe zigenda zireremba. Imigenzo y'abantu yiyomeka ku kuri kw'Imana, maze abantu bakayifata nk'umugabane umwe mu bigize ukuri. Ikinyoma buri gihe kiba gituranye n'ukuri. Nubona ikinyoma cyaje, jya usaba Imana iguhe kureba hirya gato, niho ukuri kuba kuri. Kandi iki gitabo kitwereka neza yuko igihe Konstantino yinjiraga mu itorero, yazanye ibintu bitatu n'ubu bikizunguza abantu. Yazanye inyigisho zisa n'iza Bibiliya ariko zigoretse, azana imihango y'abapagani b'i Roma, abivangamo n'imigenzo y'abapfumu, biragenda bibyara gahunda mujya mubona mu madini atandukanye. Ariko ndagira mbabwire ngo hari ikintu gikomeye Konstantino yakoze n'ubu abayobozi b'amadini bakirimo gukora. Yeremiya, tujyane muri Yeremiya igice cya 37. Yeremiya yandikisha Baruki amagambo y'ubuhanuzi bwe. Yeremiya muri iki gice cya 36 yafashe Baruki amwandikisha amagambo y'Imana. Ariko ku murongo wa 20 igitabo gisomerwa umwami aragica aragitwika. Yeremiya Baruki yaragiye agisomera abayobozi, baracyumva barishima. Hagisomera abantu bose baravuga, abaturage bati rwose ibi bintu Imana ishaka tuzabikora. Ariko umurongo wa 20 maze basanga umwami mu gikari, ariko umuzingo bari bawushyize mu cyumba cya Elishama w'umwanditsi. Babwira umwami amagambo yose, nuko umwami atuma Yehudi kuzana umuzingo awukura muri cya cyumba cya Elishama w'umwanditsi. Maze Yehudi awusomera umwami n'ibikomangoma byose byari bihagaze iruhande rw'umwami. Umwami yari yicaye mu nzu y'itumba, hari mu kwezi kwa 9, hari umuriro wakaga mu ziko imbere ye. Yehudi amaze gusoma ibisate 3 cyangwa 4, umwami abicisha icyuma abijugunya mu muriro wo mu ziko, abigenza atyo kugeza ubwo umuzingo wose washiriye mu muriro wo mu ziko. Ubu uyu munsi wa none abayobozi b'amadini uramubwira isabato, isomo ry'isabato agahita rikura mu masomo azongera kuvugirwa mu idini rye. Uramubwira ibyo kugaruka kwa Yesu ku mugaragaro, kubera ko yigishije yuko Yesu azagaruka mu ibanga, ahita agacomoramo. Urabwira umuntu gukizwa n'umuntu kubwo kwizera, agahita akubwira ati ubwo rero niba dukizwa n'umuntu kubwo kwizera, amategeko y'Imana n'abadayimoni, sinshaka gukizwa n'amategeko. Amategeko ukazasanga bararirimba barabwiriza, ariko nta muntu uzahinguka ku mategeko. Uyu munsi wa none hari abantu bafite Bibiliya mu biganza byabo, iyo umubwirije isomo ukamwereka uko abagore bubaha Imana ba kera bambaraga, uko basokozaga, ukamwereka uko babagaho, ahita afata iryo somo akarica akarijugunya. Ubu muri aho ngaho mufite Bibiliya zujuje impapuro, ariko mu mitwe yanyu hari amasomo mwavuze ngo ibi bintu ntibishoboka, Mana ntago nabishobora, ibi bintu nzaza mbara yuko bidahari. Ngiki kibazo, gutwika umuzingo. Turi abana bato, najyaga numva aho twigaga abana bararahiraga ngo ndagatwika Bibiliya y'iki y'Imana. Uyu munsi nta muntu warahira ngo ndagatwika Bibiliya y'Imana, ayitwika muri gahunda. Usoma isomo rikwereka yuko utagomba gushaka abagore benshi, ariko kubera ko agakobwa uhara yari keza, ugahita uvuga uti Imana yihangane izambwirira mu rindi somo ritariri. Uba abantu usigaye mubwira ngo jya unywa gake kubw'uburwayi bwawe, yarangiza atako ngako Paulo yavugaga na gake, uti ntago nkazi na kayoga. Ubu mbere yanjye hano hari abantu barya imboga zigenda, hari imboga zigenda zibaho. Gutwika umuzingo nuko ijambo ry'Imana rikweretse ikintu kibi. Bibiliya ikavuga ngo vino ni umukobanyi,
ariko waganira n'umuntu akakubwira ati umuntu utanywa inzoga ntagira ubwenge. Bibiliya yavuze yuko umuntu utanywa inzoga atagira ubwenge, cyangwa n'uzinywa niwe utagira ubwenge. Ngibyo ibyo bita gutwika umuzingo uyu munsi. Uwisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ugahisha amanyanga yawe ukayagerekaho amateraniro. Ariko icyo nshimira Imana ni kimwe, ifite umurimo udasanzwe yiteguye gukora. Mu gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo, paje ya 74, baranditse ngo nta gihe dufite cyo gupfusha ubusa, iherezo rya byose riri bugufi, bidatinze inzira zo kunyuzamo ukuri ngo kugere ku bantu ziraba zuzuyemo inzitizi, iburyo n'ibumoso hazakorwa ibishoboka byose ngo inzira z'intumwa z'Uwiteka zizitirwe, kugira ngo ze gushobora gukora ibyo zashoboraga gukora uyu munsi. Satani agiye kudanangira amatwi y'abantu, Satani agiye kuzitira amahirwe dufite. Bantu b'Imana, nagira ngo mbibabwire uyu munsi, mwemere umucyo, umucyo ukiri muri mwe, mugende butarira, kuko ugenda nijoro ntamenye yagize gute yajya. Mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, mumwambaze bikiri bugufi. Emera ukuri kw'Imana kugutsinde. Ndashimira Imana yuko hari abantu baraha batsinzwe n'ukuri, kandi basaba Imana ngo ukuri gukorere muri bo. Ariko hari abandi bagifite inzitwazo z'ibinyoma. Twagiye tubagaragariza ukuri kw'Imana, twaberetse icyo Imana irimo gukorera mu nzu yayo, twaberetse amasezerano Imana yahaye iri torero, kandi abantu bagomba kurizamo bagomba kumenya ko ari ayabo. Ariko Satani yakomeje kudanangira abantu. Muri uyu mugoroba nagira mbabwire ngo ibitero byagabwe ku kuri biragaragara mu buzima bwawe, kubera ko ukuri warakumenye, ariko wangiye ukuri kugira ngo kukubyarire umusaruro mu mutima wawe. Muri uyu mugoroba Umwami Yesu abane namwe, abarinde kandi abarindire. Wicare ubwire Imana uti Imana, hari isomo nagiye numva sinariha agaciro. Ijambo ryawe ryambwiye iby'isabato sinabiha agaciro. Ijambo ryawe ryambwiye ko abasambanyi batazabona ubwami bwawe, mbirengaho ndakomeza ndasambana. Ijambo ryawe ryambwiye ko abasinzi batazagubwa neza, narakomeje. Icyo nakoze ni ukuzinywa nihisha, ariko narazikomeje. Ijambo ryawe ryambwiye yuko utubase na nyina atazaramira mu gihugu, ariko narakomeje nkomeza kuba umuntu utubaha ababyeyi. Ijambo ryawe ryambwiye yuko abajura batazajya mu ijuru, nakomeje kwiba no gubyeta. Kandi Mwami Yesu, ubwo urubanza ugiye kuruca, ahazaza hanjye ntaho mfite. Kubw'ibyo rero nshuti zanjye, ese nta muzingo wasomewe warangiza ukawuca ukawuta mu muriro? Imana ibaganirize muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe cyane n'ibitangazo dukorera. Wowe munyakuri, ngwino winjire muri twe duhindura abanyakuri. Satani ntabwo yahagaze mu by'ukuri, niyo mpamvu ukuri kutari muri we. Uduhe guhagarara mu byo twizera kandi tubishikamemo. Mwuka wera akora ibitangaza mu buzima bw'abana bawe, kandi ikintu cyadutandukanya nawe cyose kigizweyo. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.